turabasuhuje mwe mukurikiye umugisha wawe TV, tubahaye ikaze mu biganiro tudahwema kubagezaho. Hanyuma rero nk'uko mwabyumvise ku itariki ya 14 kuri uyu munsi rwose ntago byari byoroshye muri ADPR Nyarugenge, aho pasiteri yatumiye abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana batandukanye bakaza guha amahugurwa cyangwa se guhugura abapasiteri mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo bakiraga ku ruhimbi byari ibintu bisanzwe, ariko byaje gutungurana ubwo baririmbaga indirimbo zamamaza ubutinganyi cyangwa se zishikariza abantu kuryama bahuje ibitsina, ariko noneho bagakoresha n'amadarapo, amabendera, babigaragaza bazamura intsinzi yabo, kuko yari intsinzi yabo rwose tubyemeranyweho, kuko kuza ku ruhimbi mu iteraniro bakaririmba izo ndirimbo bakoresha n'amadarapo, kuri bo ni igitego batsinze cyangwa se n'intsinzi ku bakozi cyangwa se kubemera ubutinganyi. Hanyuma rero ibyo byatumye duhamagara umukristo umwe mu basengera muri ADPR, mu bemera Kristo, tumubaza uko yabyumvise iyi nkuru y'incamugongo, iyi nkuru y'akababaro, ubwo pasiteri yatumiraga abantu ku ruhimbi, abazungu bari baje guhugura abapasiteri bo mu gihugu cy'u Rwanda. Turagira ngo tukubaze, wowe iyi nkuru wayumvise gute? Wayibonye gute dore uko wari uri mu materaniro? Ibi bintu wabyumvise gute? Tubwire abakurikiye umugisha wawe TV. Umwanya ni wawe. Nanjye umukozi w'Imana, nuko mbyumva cyangwa se mbitekerezaho, ntabwo icyo kintu cyo kuba hari abazungu barimo baza kutuyobya batucisha mu nzira zo hirya no hino tutazi, ahubwo twebwe tugomba gukurikira neza ijambo ry'Imana, tukamenya n'ukuri kw'Imana. Kuko muri ibyo byose uko byagenze, uko Imana iha abantu be kuba hari ubwo butinganyi, Imana yaturemye turi abantu babiri mu isi, ntabwo yaturemye turi umuntu umwe, kuko yari izi ko dukenerana. Icyo cy'ubutinganyi Satani niyo ije kuyobya isi, arimo araturimbura, araturangije, nta kundi tugomba kwihangana, ariko twebwe tukabyamagana nk'abakozi b'Imana. Ibyo abazungu bari kutuzanamo ntabwo tubyemera nk'abantu bakobwa, dukurikize neza ijambo ry'Imana, dukurikize na Bibiliya. Hanyuma pasiteri nk'umukozi w'Imana mwemeraga, mumubona ku ruhimbi abigisha ijambo ry'Imana, mugatungurwa no kubona ahaye ikaze abo batinganyi cyangwa se iryo tsinda, bakaririmba izo ndirimbo, bakazamura ayo madarapo. Pasiteri we mumubona gute? Muri kumubona gute? Mubyumvisha gute? Mbese isura mutwaye kuri pasiteri nk'umukozi w'Imana bimeze gute? Wo mwamuvugaho iki? Ubwo ni ubuyobe bwa pasiteri yifitiye ku giti cye, naho twebwe tuzi ukuri kose. Ntabwo iyo mico n'imiki twagombye kubigenderamo, ahubwo tumenye twebwe ukuri dushobora kugenderamo nk'abakozi b'Imana. Ntabwo twisunge pasiteri ngo nuko bigendera afite imico yiwe, wenda akigisha ibyo avuga, twebwe ntidukurikize ibyo akora, dukora ibyacu twumva dushoboye kugenderamo, ariko ubutinganyi ntabwo tubwemeye mu iki gihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane. Hanyuma rero uyu mukristo ataragenda, nk'uko rero byari bimeze, uko mesaje yari bazanye ngo kwari guhugura abapasiteri mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ngo bari bazanye n'ipinda ry'amafaranga menshi. Hanyuma rero ntabwo tugomba kuyobywa n'abera cyangwa se n'abatemera ijambo ry'Imana, ngo nuko batuzaniye indonke, batuzaniye amafaranga, ngo tuve mu byizerwa cyangwa se dutangire guteshuka ku nshingano zacu zo kwizera Yesu Kristo. Hanyuma rero turabashimye mwe mukurikiye umugisha wawe TV, ndetse tubonera no kubibutsa gukora share, gukanda like, gukora comment, kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro, inkuru tubagezaho zicukumbuye, ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo mujye mubona notification zose tubagezaho. Turabashimiye kandi ndetse mumfashe dushimire umukristo wemeye kuduha umwanya we akaganira n'umugisha wawe TV. Imana iguhe umugisha. Urakoze mukozi w'Imana. Murakoze cyane namwe, ibyo turabyamaganye ko byari ubutinganyi no muri isi. Umunsi mwiza. Murakoze cyane.